Korode arimo gusoza amasezerano mu mboni zanjye z'umusaza narababwiye hano ndabwira hari abakintu rero ukabona icyerekezo cyabyo iyeranje ruboneka niyo atabanza amasimbure kugira ngo aperi bazayibeshye bazayikinye ibikarito naho mbere winjiye mu kibuga simbu hari n'uwambwiye ngo nako nabivuze hano ngo n'inkuru zirakorwa byaba ngombwa ngo na transfer za pirate zikoherezwa amakipe ngo ikipe iramushaka kugira ngo ihendwe ibyo bibaho hari ukurwana n'abo bakinnyi barimo gusoza aperi kimwe ibikarito ngo n'abakinnyi bakome urabona nta ni nk'ibitwagwa by'abanyamakuru nta bandi wabona nyamara abo babuduru barahari urabona ba Clement wabuze ibintu byacika bagomba kurwana no gushakirwa umwanya batitaye ku Mavubi urumva Mavubi twe turareba ko Mavubi akwiriye gutsinda ariko mu nyungu z'uko Claude azongera amasezerano muri aperi agomba kubonerwa umwanya mangwene nta kintu. Adera Murushe yanze guhamagara Christian Arage bari muri forme ajya kubesha perezida Ferwafa amubwira ibintu bidafatika ngo Lage ngo akina iminota 70 gusa nkaho udakenera abasimbura nkaho gukinisha bose bakina iminota yose ya match none se Aniseti yakina Aniseti uhamagara Aniseti akininga umutoza Aniseti akininga amuhamagaye kane atamushyira mu kibuga ni uhamagara subire besha abanyarwanda ngo Lage ngo akina ngo iminota Adera ubona ari uhamagara Aniseti umukinisha inga ejo bundi kuri match Christian ngo ntazi kudefanda ngo azi kujya imbere gusa ngo azi kwataka none se kukinisha abadefenseri benshi ntabwo ukeneye umuraterare mu minota runaka wo kujya kugufasha kwa ariko se Christian yahindura system abana abatoza b'amafederasiyo yandi yo muri Afrika batekinika kumva ngo bahaye iyi campaign igikombe cy'isi karenze aba badera Murushe test ya mbere kuri perezida wa Ferwafa twaze tumutera icyotezo ko yahuye n'umukuru w'igihugu twamuteye icyotezo twamukeje ubu ngubu mu buryo burofisho ni perezida nta muntu ukomeye batarahura ahuye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yahuye na perezida wa CAF bafitanye ifoto yahuye na perezida wa FIFA abo bose nta muntu batarahura perezida wa federation na minister akazi ka mbere ko gukorwa ibi byari nk'inzibacyuho kuko mwinjiye muri campaign irimo hagati simwe mwazanye umutoza nta kazi murakora sinzi ariko nyuma y'i campaign ibyemezo biremereye akiva muri Afrika y'Epfo muri press conference badashaka gusobanura umupira basobanurira abanyarwanda umupira baza gutuka abanyamakuru iminota yose ya press conference nahoze bakaza kubesha abanyarwanda ngo nta fondation ngo dufite mbere ya match ngo yatatse abanyamakuru uziko dufite abakinnyi babiri bakina mu ciciro cya mbere mu Bubiligi ntabwo yahamagaye Samuel Gillet ndetse na Hakim Musa bakina mu ciciro cya mbere mu Bubiligi Muhire Keva kaza iminota 90 agakorera ku rwego rwa Sudani Aniseti iyo ubwira perezida wa federation ngo Lage arimo aratsinda ibitego muri shampiyona Lage arimo aracenga bamborenga akabandagaza ari mu bihe byiza ararwana no gusubira i Burayi ngo azakora iki kugira ngo ahamagare rero ukabesha ngo Georgia ngo nta minota 70 akina Georgia yageze aho yisabira kuvamo Aniseti akininga yakorangiye agasaba kuvamo ntabwo ari minota ya Lage yabuze umusimbura wibuke ko Georgia yabanje kuvunika akicara bakaza akamuvura yicaye nge ntamabeshye imikino ya Georgia imikino irenze umuwinga utatanga umupira muri box umuwinga utakwinjira urufite barafinda ukina kimwe na Georgia ntabwo namubanje nzamo rwose ni umukinnyi nemera ko yasimbura ariko Georgia kuba winga dukeneye abo barage Lage uko akina kugeza ubu arusha Georgia koraga injira muri box agatanga pasi ya nyuma agarusha barafinda cyane uretse uvuga ngo arafinda ngo urabona ngo ajya atsinda urumva akaba ari icyo kintu ngo ajya atsinda na niba undi aperi bazakinga ibikarito barafinda ruboneka Claude na Clement abo ni abakinnyi bane bagomba gushakirwa kontra bari abo bakinnyi uvuga bafite kalite imwe ikundwa n'abanyamupira hano i Kigali barumvira atanga icya 10 uwitwa Christian na Lage bakuwe muri ekipe y'igihugu kugeza igihe Adera Murushe azaba atakitoza kubera ko banze kumvira by'umupira ntacyo bivuze niba utumvira
nyine ntabwo uzakinira ikipe y'igihugu. ariko for God's sake ntushobora kumbwira ngo uhamagaye Anicet usize lage niyo yabaye wabisobanura ariko gukina umupira muri ikipe y'igihugu he muri club se arakina yes uretse kuza kwerekana Madrid nabazi iminota Serge Mwambani bashyuhije barishyuhije kuva mita kabiri itangiye umutoza arabizi ko nta yatamushyiramo arashyishya abantu agira ati akamuhagurutsa ngo niyishyushye abantu bakabona Madrid bako nise tabaje kwerekana yuko yahindutse asigaye afite kubera iki arumvira ariko umva icyabaye rero abantu batamenye nyuma yuko umukuru w'igihugu arebye match ayirebana n'abayobozi bicaranye yakomeje kubabwira ibyo abona bitagenda neza arababwira cyane cyane gukinira inyuma nta guce mu ijambo baranyunganiye ubu tuvugana Lage na Asumani Ndikumana nibo ba top scorers ba Rwanda Premier League ahigeze kandi call up zakozwe pari raporo y'iyi saison uko abakinnyi bari kwitwara uvuga ngo umunyarwanda mwiza muri shampiyona mu imbere ntashobora guhamagarwa mwakomeza urumva ikindi uzamuciraho ubanza ubwo nyine ni hanze y'ikibuga baraganiriye umukuru w'igihugu abaha commentaire z'ibyo yabonye kuko jewe namaze umwanya munini cyane ndeba geste z'umukuru w'igihugu kuruta n'ibindi wabonaga afite commentaire ngira ngo abari muri video barabibona yari afite ibyo arimo abwira abayobozi bikwiye kuba bihinduka ahubwo gatoya nibeshye ko generera umupira kuri televiziyo kamera mwerekana byari bitandukanye gutya ubu nkabona abaturage basanzwe yicaye hafi y'abaturage ariko ntabwo ari byo niho se wasanzwe wicara se ni hepfo nane siko wahinduye umwanya ubu usanzwe asanzwe yicara mu birahure hejuru ariko yaje yicara imbere hamwe imbere kuri ya mbuga ya indi imbere bari banateguye intebe rwose ahantu yicara ubundi nta bantu baba bari inyuma ariko sinda ubushize gena ko naharebeye nkabona sindeba neza mu kibuga hari hasi hano bicaye hari ukuntu ziriya benshi zigukingirizamo nabyo nanjye ubu ntabwo zikingiriza ureba neza utari hejuru hegutse ariko ngira ngo ndabona nkurikije ibyo mbona yaraharebaga neza ibyo byose ibyo nari ngiye kuvuga rero yakomeje kubaha commentaire nyuma ya match aganira nabo ababwira uko abyumva ababwira ubutumwa bashobora guha abakinnyi inde His Excellence aganira na Minister wa Sport na President na President wa Federation Shema Fabrice ashaka kuba ataranabatumye ariko burya umukuru w'igihugu yakubwiye commentaire of course uba ugomba kuyitanga ubwo ni nko kugutuma sindi shuwa ko yababwiye ngo mugende mubwire ibi ngibi abakinnyi n'abatoza ariko yababwiye uko abyumva nk'abayobozi rero ubutumwa bw'umukuru w'igihugu bagombaga kubugeza ku bo bireba abakinnyi n'abatoza ntabwo His Excellence yagiye muri vestiaire oya yaganiriye na minisitiri ndetse na Shema Fabrice perezida wa Ferwafa abaha ubutumwa we aragenda bo bajya kubutanga muri vestiaire bagera rero muri vestiaire batangira Shema atangira kubwira abakinnyi n'abatoza ahabwira nyine nka perezida twatsinzwe ariko birumvikana ni ukukomera ni ukwihangana ntiducike intege dufite undi mukino abanyarwanda ntabwo tubahaye ibyo twagombaga kubaha ni match bari bakaniye cyane buriya prime yari yakubwe kabiri ngira ngo zari miliyoni 3 kuri buri mukinnyi ntacyo batari bakoze ngo barebe ko
batsinda uriya mukino, kuko buriya harimo no kuvuga ngo ese abasifuzi Bene yari ifite impungenge ngo nyabona arbitrage ngo yanarabashatse rwose irababura, yarababuze, ariko urumva umuntu ushinzwe abasifuzi muri kafu ni umunyarwanda ya Karenzi meze neza na isacunge neza, abantu barimo kurekarama ko ko niyumva neza, ndiyumva neza. SG Gakwaya se ko avuga ko atakumva, ndabona no kuri YouTube bavuga ngo uko bigenda bicika, ariko ubwo cyaba ari ikindi kibazo. Okay, komeza ubwo turaza abari ku buhanga bw'inyuma baze kureba feedback, baze kumva output kumeza. Urumva komeza ni ukuvuga ngo nari ngeze abageze mu message ya perezida Ferwafa bababwira ati muri ikipe yari yakaniye abasifuzi impungenge Bene yari impungenge. Ushinzwe abasifuzi muri Bene ni umubenino yabahaye rwose abasifuzi beza. Ushinzwe abasifuzi muri Bene cyangwa muri kafu ni umunyabene, ni umunyabene, umunyabene burya cyane, yadukubise umwarabu rwose, abanyamisiri ntacyo wari kurenza, ntabwo se badukoreye abasifuye neza, abanyamisiri ubundi waza umubwira iki? iyo umwarabu umwumvise ntibategurwa, nibyo nkubwira nyine. burya abamanyanga barabanga. Urumva iyo wasohotse uba ufite impungenge uti abantu igihugu tugiye mu barategura abasifuzi ko nibo baba bafite, nibo babakira, nibo babitaho, nibo babaha keya. Mu rwego rwo kwirinda icyo kintu rero umwarabu kubisa umwarabu ugororotse nta kintu warenzaho. So Shema rero arababwira ati rwose byagenze gutya, ariko ubutumwa buhari, hari ibyo gukosora. Urumva hari ibyo gukosora, ubutumwa twahawe ni uko hari ibyo tugomba gukosora. Sinzi uko byamucitse, arimo avuga, abwira, aganiriza abakinnyi, aravuga ati 75% by'umukino twakiniye mu kibuga cyacu. asubiza inyuma, abagiye muri tekinike, imbere y'abatoza, perezida wa federasiyo n'abakinnyi baza kumva ibintu bari buze kumubwira. hoparleri za Dera Murushi baza kumva icyo ziza kumubwira. none araba perezida wa Ferwafa wa mbere utazi umupira mu mateka y'isi. Dera Murushi atitaye ku butumwa Shema arimo atanga, atitaye